izo nzara batera zikavana zikagera nk'ikirongi buriya nk'uyu muntu agiye gukora isuku mu myanya myibarukiro birakunda. rero sindateraho inzara zireshya gutyo ngo mbe nakubwira urugero nitanzeho, ariko nanjye mba mfite amatsiko. ariko nanone nkanatekereza ko buri buryo bwo gukora isuku aho waruvuze ni bwinshi. hari ububangutse nk'uko wahanagura ikirahure hano ariko utagiyemo imbere ngo naho hahanagure. umunsi ushobora guhanagura hano nubwo mo imbere haba hari umwanda kandi uba ukeneye ko wakuraho. hari igihe ushobora gusanga bahanagura ikirahure imbere gusa, ariko guhora bicaye gutya. hari ikintu kimwe, hari ukuntu iyo umuntu asa nabi mu mutwe no mu maso bihagera. nanjye ntiyogosheshe mba ndigikara, ariko nk'ubu nicongeshe nakoremo akayobe. niyo mpamvu ubona babaye akayobe banshonze. hari noneho ku badamu hari igihe uba ufite ibisuko udaheruka koga mu mutwe, cyangwa se hari ibitagenda nyine hano bitameze neza, ugasanga bitumye na hano udasa neza. niyo mpamvu nifuje ko twavuga ku bijyanye n'umusatsi no mu maso no ku nzara tukabifatanya. ubuzima buba bugenda neza, kandi ubuzima iyo bugenda neza urumva nta kintu kiba kitagenda neza, sibyo? ikintu cya mbere kiriho nzi mbanze mvuge kuri iyo, ushobora kuba ufite intuze hano nk'igiheri ushaka ko kivaho, wenda wasizeho hano inyuma, wivuriye inyuma ku ruhu, ushaka gukoresha urunyanya, ushaka kurusiga hano, icyo giheri kigakira. aho nyine ufite icyo kibazo. urunyanya ruhiye waruhase, hoya ushaka gukata ugakoresha biriya by'imbere ugasigaho. urunyanya ni umuti. abo rwakoreye mubishyire muri comment n'abandi babasha kubyizera, sibyo? nyine nk'ubu iyo mvuze ikintu hari n'abandi bantu bagikoresheje akabishyira nko muri comment, bituma nyine dutanga ubufasha bukomeye cyane ku bandi bantu. urunyanya rurakora, ushobora kurusiga ahantu ufite ikibazo kigakemuka. simvuze ngo inshuro imwe usizeho ngo bitabikemuka, ariko urunyanya rurakora. ikindi, urunyanya utarusize ushobora kururya, na karoti ushobora kurya ari bibisi. aho ni ukurya. ushobora kubirya ari bibisi, ushobora kubivanga, ntugire ikindi kintu ushyiramo ukabirya. urunyanya ruraryohera, karoti nuko nguko ntabwo byakunanira. hari n'ibindi rero ushobora kuba wateka mu mazi ukabinywa bishyushye, cyangwa ukarindira bigahora, ariko mu buryo bwo kubitunganya wabanza ukabiteka. harimo tirimerike. tirimerike si uyizi hano cyangwa tirimerike, indimu na tangawizi. tirimerike, indimu na tangawizi. iyo kuntu umuntu ayitegura nyine ubiza birakarishye. oya, indimu na tangawizi ibyo bintu wari wabihuriramo ngo ubyumve, warahura nabyo ngo ubyumve. noneho reka nkubwire, hari ukuntu tirimerike ihumura ukagira ngo eguciyemo vuba vuba iriruka. ntabwo nkunda ukuntu imera, ntabwo nkunda nyine. hari ukuntu igira akantu kuri njyewe njya numva kamumurira ukuntu nyine kihuta, kameze ukuntu ntakunda. ariko tirimerike na tangawizi n'indimu urabitogosa, si ngombwa ngo biteke umwanya munini. urabitogosa, bishaka ushaka kubinywa gutyo bigishyushye, cyangwa se ukarindira bigahora. ndabasuhuje, yemwe mbaye n'ikaze, nimwe tubana umunsi ku wundi, nimwe mukona mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5x5. yewe nitwa Romeo Janvier, kumwe na Ketchup wasize inzara amabara atandukanye. Felicitation Romeo. ubu natwara Range Rover, yego natwara V8 kubera mwari mukaremo. nukuri. Merci beaucoup. nukuri ko Imana twishimiye intsinzi yawe. ubu twaganira, ntabwo uzongera kunyima. ubu njye nawe twakumvikana. ubu tugiye kuganira nk'abantu bafite perimi y'u Rwanda. muri database za polisi turimo. muri database za polisi. Ego byadanje noneho, kandi muri perimi nzi zigoye kuri iyi si kubona.
agagoye oya igora baswa umva sirizi iminsi ingahe warusimbutse uzi ko provisoire na permis nakoresheje iminsi 28 byose hamwe nyine warusimbutse niyo mpamvu wumva ko ibura basa ariko umutima wari uri mu gatsitsino uzi ko umuntu wese ujya kumva aravuze ngo none se nzaze nige bizantwara igihe kingana gute bigende gute kugira ngo mbone permis yo mu Rwanda uri kumva kandi ataba mu Rwanda rero abantu benshi bayiha agaciro iriya permis irakomeye cyane hari abantu itunze hari umuntu uyifite nk'uko undi yaba afite diplome rero Imana ishimwe ko wayibonye ko wayibonye ejo ntabwo wayibonye uyu munsi natsinze ejo yewe urantamusa bakumera icyayi nabuze ibyo utanga njyewe bari kuzana amavide maremare kandi niba cyiza ugishyire kuri kamera nyungwe byibura babona igikombe cyawe gicamo gutyo byabona ko nari kubeshya ni ukuri ndapfa guhuhamo nta mugabo awushye mu gikombe harakonje niyo mpamvu twambaye wababwira aya masaha Mike Kayo waravuze ngo iminsi y'icyayi gishyushye sinjya nyimenya ngo ninywera kakayoga gakarishye gatwika mu nda ayo si za zindi gaposha ajyanwa ko kaba nizo ziba zikarishye umeze fresh ndashima Imana urakomeye ndashima Nyagasani ubuzima bwanjye bumeze neza ndashimira abantu bankunda ndashimira abantu bareba ibiganiro byanjye comment ndazibona haba izijya ku kiganiro haba izinsanga ku ruhande ikiganiro twakoze turi kuvuga ku buzima bwanjye ho gatoya hari abantu benshi cyakoze ku mutima kandi wibaza iriya nkuru si ubwa mbere nari nyivuzeho ariko n'ubwa mbere njye nawe tuyiganiriye nigize kuyivugaho usibye ko uko umunsi ugenda iminsi igenda yiyongera nyine hari uburyo umuntu amenyamo bwo kuvuga inkuru neza kubera gukorera kuri YouTube kuganira n'abantu benshi hari ubwo umuntu ayumva ari nk'ubwa kabiri agakumva ko ari yayindi yumvisha ariko noneho akayumva itondetse fresh nta kiniga kirimo kuko hari ubwo nayivugaga nkumva agahinda karanyishe nkatangira kumira amagambo amwe n'amwe hari abantu rero bayirebye ibakora ku mutima cyane bansanga ku ruhande bambwira amagambo meza cyane kandi abo duhuje inkuru Imana ishimwe ko twarakuze tumeze neza kandi Imana nibura kutaduhera umugisha abantu batugiriye neza icyo nicyo cya mbere yego tugiye gukora ikiganiro cy'ubwiza kimwe mu bintu bikurura igitsina gabo harimo ubwiza bw'umugore uruhu po kimwe mu bintu biha amahoro umugore ni uko afite agapo keza nyamoni intambara barwana iyo hajeho uduheri kandi reka nkubwire njye hari ikintu kigiye kinshanga ni ukubera iki duhangayikishwa n'uruhu rwo mu maso gusa nuko ari wagaragara cyane ushaka kwerekana ubwiza bwawe ariko uzi ko hari igihe usanga n'ahandi hantu hatameze neza yego ariko mu maso mu by'ukuri ni ahambere uzi ko urwara agaheri nubwo waba uzi ko ari akamanosi yenda kuza manosi ubwo mwabyumvishije ari abazungu bagiye kugusura ukaba ubizi ko ari ariko ukumva karaguhangayikishije ukumva nyine kagenda niyo mpamvu rero twifuje gutegura bimwe mu bintu byagufasha kugira uruhu rwiza rwo mu maso yego mbere ko tubyinjiramo hari commentaire mbonye ntasimbuka mu kiganiro twakoze tuvuga uburyo umuntu yakoresha akagabanya inda hari umuntu wanditse avuga ngo abdomino ku muntu wabyaye se yayikora wabyaye abazwe yego nanjye nabyaye mbazwe nanjye ndazikora ahubwo byaterwa n'igihe cyangwa se nuko kuko nanone hari ikintu namenye hari umuntu wabyaye abazwe yego wenda tukaba twaranabyariye rimwe ariko ugasanga wenda aracyababara mu nda hari ahaboro babaze we ngo haramurya cyangwa iyo akozeho aba yumva ngo mo imbere hakomeye wenda kubera imibiri itandukanye cyangwa se ibyo kwa muganga bakoresheje bakudoda wenda bishobora kuba atari bimwe n'ibyo nanjye muganga wanjye yakoresheje rero bishobora guterwa n'uko umeze n'igihe umaze ubyaye bibaye byiza
haba haciyemo nk'igihe kinini ubyaye. Ikindi ni uko uba wumva nyine muda bimeze neza, cyangwa waragiye guca muri ecography ukabona hameze neza, cyangwa ibindi byizewe kurushaho kuba wabanza ukavugisha muganga wawe ukamubaza nimba ushobora kuba wakora abdomino izo arizo zose. Ariko abdomino zirakorwa, nanjye ndi urugero, mwarabibonye muri video uko nzikora kandi nabyaye mbazwa. Yego, hari abantu benshi twibwira ko kugira agasura keza ari uko umuntu aba ari inzobe, nkabona Ketchup ngo wawe afite agasura keza, abona Romeo ati bana muraseka iki. Bayasha, hari umukobwa nzi wirabura mwiza ufite igikara cyiza, mwiza pe, mwiza cyane. Nanjye aronzeho kuri YouTube. Ujya umubona kuri YouTube? Wamuvuze? Ntabwo uri kumuvuga ibintu bibi? Sauda. Yego. Sauda afite sura, afite po nziza cyane. Nziza. Noneho kuri uwo nguwo Sauda we ni inzobe. Ariko uwo ngewe nzi ni igikara nyine arirabura pe. Undi wirabura wa kabiri bamwita Shimwa Gerida, yagiye muri Miss Rwanda. Ntago muzi. Arirabura cyane ariko ni mwiza. Uwo nzi arirabura ariko ni mwiza pe. Yego. Reka twinjire muri tips cyangwa se mu bintu twakoresha kugira ngo tugire uruhu rwiza, atari poyo mu maso gusa, uruhu rwose muri rusange. Umuntu ukeneye kugira uruhu rwiza akora iki? Ubundi buriya nimba hari ikintu cya mbere kibaho cyiza muri ubu buzima ni ugukoresha ibintu biri naturel. Yego. Ubuzima buba bugenda neza, kandi ubuzima iyo bugenda neza urumva nta kintu kiba kitagenda neza. Sibyo? Ikintu cya mbere kiriho nzi mbanze mvuge kuri ushaka kuba ufite intuze hano nk'igiheri, ushaka ko kivaho wenda wasizeho hano inyuma, wivuriye inyuma ku ruhu, ushaka gukoresha urunyanya, ushaka kurusiga hano icyo giheri kigakira. Aho nyine ufite icyo kibazo. Urunyanya ruhiye waruhase, hoya ushaka gukata ugakoresha bira by'imbere, ugasigaho. Urunyanya ni umuti. Abo rwakoreye mubishyire muri comment n'abandi babasha kubyizera. Sibyo? Nyine nk'ubu iyo mvuze ikintu hari n'abandi bantu bagikoresheje akabishyira nko muri comment, bituma nyine dutanga ubufasha bukomeye cyane ku bandi bantu. Urunyanya rurakora, ushobora kurusiga ahantu ufite ikibazo kigakemuka. Simvuze ngo inshuro imwe usizeho ngo bitabikemuka, ariko urunyanya rurakora. Ikindi, urunyanya utarusize ushobora kururya ari rubisi. Yego, rudatetse. Kurya inyanya, ubwo reka mvuge gutyo, si ukuvuga ngo kurya rumwe, kurya inyanya wenda buri munsi ukavuga ati ngewe saa yine, ubwo ntabwo bivuze ngo ni saa yine zikora, ariko niyo saha nyine imbangukiye. Saa yine wenda ngomba kurya inyanya, karoti. Inyanya na karoti biri mu bintu bifasha uruhu rwo mu maso kumera neza. Bibisi? Yego, bibisi. Hari abantu banga karoti zitetse. Nanjye ariko numva buriya ntabwo nzikunda nanjye karoti zitetse. Noneho nanga karoti kase ngo ari ikizeru. Ukaduhagaritse cyangwa ukaduhagarika ukaduca muri duto. Ukuntu zikata kundi ariko sinzibone zimeze nk'aya maso ya telefone. Mana ndabyanga, abantu babikunda mu mbabarire, ariko pe ndabyanga. Nyine ni ibintu harimenya n'abamama banduta nabo babizi bakata ubwo buryo. None hari ukuntu gikata kaza ni kinini kije mu ishu kiruta ishu. Karoti kuyirya ari mbisi ni byiza cyane, birafasha. Kandi karoti ntabwo ibihape, murabizi mwese kibamo agasukari. Karoti, inyanya. Ikindi, ibyo ngibyo ushobora kubirya ushatse wabivanga kujya bikorohera. Turacyari kudiringa n'igiheri cyangwa ni sura nzi, uruhu rwiza? Ni uruhu giye muri rusange. Uruhu rwo mu maso wenda nyine kubera ko akenshi ni naho hakunze guhura n'ibibazo. Nimba ari uko ariho hajya nyine ahagaragara cyane wenda kuruta amaboko. Hari n'igihe hari amaboko umuntu ahora ayagize atya. Nago akenshi abantu bakunze nkanjye mu maso ndi igikara.
ariko ku maboko ndi inzobe ni uko uhora wikwije. ubwo se kuko urabyemeye ko ndi inzobe ku Reka maboko ariko tuvuge. Amaboko yawe sindayabona. ngize ngo wemeye ko tubwira abantu ibinyoma ushyigikiye ibinyoma abantu cyangwa bareba se ugasanga umuntu ni inzobe cyane mu maso, ntabwo hari inzobe cyane nk'uko amatako yasa, amaguru uko iki gice cya hano gisa, ni ukubera nyine gihora cyambaye akenshi. cyangwa ugasanga umuntu ahora yiyambariye metero nk'izanjye, amatako izuba yari arikubise, ahandi ho ni inzobe. Uretse ibyo ngibyo wenda nari mvuze by'inyanya na karoti ushobora kurya ari bibisi. aho ni ukurya ushaka kubirya ari bibisi, ushaka kubivanga, ntugire ikindi kintu ushyiramo ukabirya. Urunyanya ruraryohera, karoti nuko nguko ntabwo byakunanira. Hari n'ibindi rero ushobora kuba wateka mu mazi ukabinywa bishyushye cyangwa ukarindira bigahora, ariko mu buryo bwo kubitunganya wabanza ukabiteka. Harimo tirimerike. Tirimerike si uyizi hano tirimerike, indimu na tangawizi. tirimerike, indimu na tangawizi. Iyo kuntu umuntu ayitegura nyine ubiza birakarishye. Oya, indimu na tangawizi ibyo bintu wari wabihuramo ngo ubyumve, warahura nabyo ngo ubyumve. noneho reka nkubwire, hari ukuntu tirimerike ihumura ukagira ngo iguciyemo vuba vuba iriruka. ntabwo nkunda ukuntu imera, ntabwo nkunda nyine. hari ukuntu igira akantu kuri njyewe njya numva kamumurira ukuntu nyine kihuta, kameze ukuntu ntakunda. ariko tirimerike na tangawizi n'indimu urabitogosa, si ngombwa ngo biteke umwanya munini. Urabitogosa, ushaka kubinywa gutyo bigishyushye, cyangwa se ukarindira bigahora. bituma uruhu rwo mu maso rumera neza, rwumutse nyine, ku buryo ubona umuntu ukavuga ko ufite uruhu nk'urw'abana. hari abana bagira uruhu rutameze neza, hari impinja. hari abana b'impinja bagira uruhu rugoye, hakaba n'ababebe n'utubebe. oya pana uduhinja, utubebe. Agahinja nyine aba afite uruhu uruhinja rufite uruhu nk'urwawe ndarusabiye. Mana worohereze, akosha kanikasheke bitaba nka bya bindi byo kuvuga ngo wagira akakugira ukuri kwinshi. uri kumva? Indimu na tangawizi na tirimerike birafasha kubinywa mu mazi. hari n'ikiganiro tuza kubivuga, ariko tubivuga twirukanka, turavuga ngo tuzabivugaho neza ku bintu bijyanye n'uruhu n'uyu munsi. Rero hakazamo noneho, ariko utabivanze n'ibyo nari mvuze, ubwo ibyo biri ukwabyo, maze kuvuga ibintu bibiri bitandukanye. Hakaza epinari, indimu, tangawizi, imizabibu urayizi? Yego. Y'umukara urayizi? N'imizabibu. Ibi ngibi ntabwo ubiteka, urabibrandinga ari bibisi, ariko ugushyiramo amazi. ibyo urabibrandinga ukabinywa. Nubwo wumvisha haba harimo epinari, ntabwo biba bibishye. Nk'ubu ngewe ndi mu cyumweru cya nyuma cyo kunywa tangawizi, kokombure, indimu n'inanasi. akananasi wenda umva nkubwiza ukuri, biraryoha, biba bifashe. uzi ko ari igihe mbinywa mu gitondo na nijoro, ariko ubu ndi mu cyumweru cya nyuma cyo kubinywa. Ariko hari igihe wumva ukuntu ari bibisi, wenda hajemo kokombure, ukumva bishobora kuba atari sawa, ariko biraryoha. rero ibyo byo urabibrandinga nk'ibisanzwe ukabinywa. Ibi ngibi ushobora kubikora ari na byinshi, ukabishyira muri firigo ukajya unywaho, cyangwa se hari n'abantu bikundira ibintu bitagiye muri firigo by'umwimerere ako by'ako kanya. Nawe ushaka gukora bikeya, wenda uri bunywe. kuguriza muri firigo kereka iyo nazibuze. Inyama rega zo muri firigo buriya hari abavuga ko ngo zitera uburwayi, ahubwo ziba zakonje, ibintu byinshi byagutera uburwayi byavuyemo. Ngewe niko mbitekereza, kandi hari n'umuntu abibajije ubifitemo ubuzobere, kubera ko inyama bakiyibaga ako kanya ukahita uyirya, iyo hari uburwayi buri muri icyo kintu buba bukiri bwa bundi, ariko ubukonje bwo muri firigo bwangiza ibintu byinshi. none se ubwo bwo muri firigo bwahabya umuriro, ubushyuhe bw'umuriro. none se reka nkubwire, nk'ubu hari abantu California ni nk'igikoni, ikintu gihiye nta ndwara gitera. nkubwire, nk'ubu hari abantu batunga bibero z'abana,
bakazoza bisanzwe, ntibajye no kuziteka mu mazi bakazishyira muri firigo. Uzi ko uwo mwana nta burwayi yabona, ntabwo bwaza ngo ni mikorobe ngo n'ibicyoya. Rero bibaye hari utuntu turi muri izo nyama wenda tudahambaye cyane, tutari nka za ndwara wumva abantu, hari inyama abantu barya ugasanga ziranabishe, wenda ngo haba harimo ibintu runaka nk'ibyo, wenda ntabwo byapfa byagiye muri firigo, ariko ibyoroheje birapfa. Rero ngewe inyama nubwo zaba zimaze igihe muri firigo nazirya. Wenda ku bantu bakunda inyama cyane, arayirya akamenya ko ari nshyashya cyangwa ko imaze igihe muri firigo. Ngenda bizi. Yego, ibyo ni ibyo abantu baba bagize. Ko twaziriye. Muracyazirya? Turacana kuko. Hahaha. Uyu munsi mba nahaza inyama ejo nkumva ndagikunda. Ngahibaza. Njye ntabwo nkunda inyama cyane, niyo mpamvu niyo wayima imaze igihe muri firigo nta kintu yantwara. Ahubwo ikintu nzi ntashobora kurya kimaze igihe kinini muri firigo ni ifi. Iyo yo rwose nta ibifitiye umwuka. Oho. Nagiye gusura mu diaspora, yari yaje i Kigali, bagiye kunegura ibyo kurya, arambaza ngo ni ibiki utajya urya bishobora kuba byaguterarije. Ntabwo ni ibintu binerarije, buriya ni bimwe gusa, ni ibiryo bitariho inyama. Ndi mu bantu badakunda imvange, ariko wenda hariho isosi y'inyama. Bapfa kuyirya. Nk'umwana twakoranye nganywa isosi gusa, ariko ntabwo yarya inyama. Ngarya inyama ariko ngo isosi irafuruta. Yawe. Mfite inshuti yanjye yitwa Nema itarya inyama. Iyo nyibonye mba numva mbabaye. Hakaza rero na beterave, kokombure n'indimu, n'ubundi ukabiburendinga washyizemo amazi. Ubwiza buravuna. Beterave ntabwo ayinywa? Uyu beterave ndayinywa, ndanayikunda. Itetse idatetse? Kokombure itetse, idatetse ifite ikintu kihumura ukuntu. Nibyo ntabwo biba bitetse. Ntabwo biba bitetse kandi kankomeze nse gutya. ntabwo ayinywa? Beterave mbisi uzi ikintu kiba gihumuramo? Yababuramo iki? Yabaye nigeze kuyekenya. Nigeze kuyekenya. Reka nkubwire, iyo bivanze byose ntago uba wumva guya buri kintu kimwe kimwe. Kandi ibi ni byiza, ibi byo bya beterave ni byiza kubinywa mu gitondo, saa sita na nimugoroba, nk'umuti wo kwa muganga. Beterave na kokombure ibiki? Iba urubuto, iba uruboga. Kokombure ni urubuto. Amategeko yo kwirya no kwirya ari mbisi, cyangwa muri salade ngo mpfa kuyirya, kandi nabwo nuko iba yahiye. Uba washyize uyirya iri indimu? Njyewe rero ntabwo nanayirya iriho indimu, nyiriraho nk'uko narya ikijumba kibisi, ntabwo nayirya iriho indimu. Ariko kokombure na gombo niki kitera isesemi? Ni gombo, ariko gombo ku muntu uyimenyereye nayo ntabwo itera isesemi. Njyewe nk'ubu nijoro, nk'ubu ndashonje, nk'ubu nijoro sinariye kubera gombo. Ubundi ubu ngubu nyine muri icyo cyumweru cya nyuma mba ndi kunywa ibyo ngibyo, mba mbifatanya na gombo nimugoroba, gombo inavanze na kokombure n'ubundi. Mbikora nk'uyu munsi nijoro, nkazabinywa ejo nijoro. Amazi aba yaremereye, noneho uko ukuntu aba aremereye urayanywa kumva igifu cyawe kiruzuye. Niyo waba uri umuntu ukunda ibiryo bingana gute, mu gifu cyawe haba hapakiye. Cyeka wanyweye duke two tuzi, ariko iyo unyweye menshi nka litiro y'amazi arimo gombo, uba wagira ngo unyweye litiro 2. Abafashe ku muntu rero ugirira isesemi ntabwo gombo yayinywa, kuko hari igihe unywa ukabona kiraredutse kivaje. Nabonye umuntu ariko binywa rimwe ndavuganisha. Njyewe ubu narayimenyereye, mbere nanjye yaneraga isesemi, ariko urabizi ariko ko gombo ni n'imboga. Abasenegale nibo bazirya cyane. Najya birira. Najya birira ntago njye n'umusenegale. Njyewe mana sinzi niba mu bantu tuziranye mufite YouTube harimo umuntu uzi kuziteka neza, akaba yiyaminiye ko ari wenda nyine nk'uko umuntu avuga nzi guteka ibi n'ibi, akaba yiyaminiye guteka imboga nyine za gombo. Ubwo ibintu mvuze bibaho. Azambabera numire dusangire, tunabisangiza abantu twumva. Kuko meruka kuzirya ndi umwana. Njye ndi umwana nariziryaga cyane kubera nari mfite abashuti benshi nyine babo ngabo nari mvuze b'Abasenegale.
twebwe rero urumva aho ngaho twari dusoje ku byo kurya ibyo gushyira mu kunywa nda. Yego. ushobora guteka cyangwa ukaburendinga cyangwa ukabihekenya. Ibi rero by'uruhu tuze kubifatanya n'intuza. Kuko hari ikintu kimwe, hari ukuntu iyo umuntu asa nabi mu mutwe no mu maso bihagera. Nanjye ntiyogosheshe mba ndi igikara, ariko nk'ubu nicongeshe rero nakoremo akayobe. Niyo mpamvu ubona wabaye akayobe. Banshonze. Hari no ku badamu. Hari igihe uba ufite ibisuko udaheruka koga mu mutwe, cyangwa se hari ibitagenda nyine hano bitameze neza, ugasanga bitumye na hano udasa neza. Niyo mpamvu nifuje ko twavuga ku bijyanye n'umusatsi no mu maso no ku nzara tukabifatanya. N'ubundi inuze birajya kumera nk'ibisa. Bimwe mu bintu bishobora kudufasha n'ubundi kuba umusatsi wamera neza, inzara zikamera neza. Inzara kumera neza ni ugucika, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubona zisa neza, kuko inzara z'abantu akenshi iyo utari ukubisa ahantu ngo uruzemo ni amaraso buriya. Nyine ngo ibara rizemo rihinduke, cyangwa ubura umuntu wakoresheje amavuta yo kwitukuza, cyangwa wenda warakoraga muri salo. Nk'uru rwanjye ejo bundi rwavuyemo ntabwo wabimenya. Hari n'ukuntu umuntu iyo akora muri salo kubera gukora mu bintu byinshi inzara zijya zikangirika. Iyo ari inzara rero z'umwimerere navuga ngo ibara ni rimwe, ni umweru. rero kugira ngo inzara zibe zimeze neza barimo gukomera, kudacikagurika, cyangwa ukajya kubona ukuntu urwara rwisatuyemo hagati. Iyo udashaka kurwara rwisaturamo hano hagati, ugashaka inzara zikomera zimera neza, ushobora kwifashisha ibi ngibi rero bikurikira. Ushobora gufata amata ukayateka, ugashyiramo tirimerike, ugashyiramo tangawizi, ugashyiramo n'ubuki. Ntibikora ku nzara gusa, hari ku musatsi no ku nzara no ku ruhu byakoraho. Ukabinywa. Ukabinywa. Ubu bibaye byiza wabinywa bigishyushye, nibwo bitanga umusaruro wa danje. Ikindi ushobora gufata oranje. Fanta. Oya, oranje ironje. Ukarivanga na tangawizi na karoti n'indimu, ugashyiramo amazi ukabiburendinga. Ukanywa. Ushobora kubiburendinga, unabishatse wabiteka ntacyo byica. Ukabinywa. Ironje ritetse ribaho? Ribaho. Ubivangana n'ibyo bindi ukabiteka ukabinywa. Erega hari ibintu byinshi dufata ntitubikurikiremo uburyohe, ahubwo tukareba icyo byatuma inyungu zirimo. Yego. Ushobora kubiteka, ushobora no kubiburendinga, byaterwa n'umuntu, kuko hari uwabiteka yabinywa akabigarura n'amashereka akaza, hari n'uwabiburendinga akapfa kubinywa. Haba hariho uburyo bubiri kandi ntacyo byica. Hakaza beterave n'ubundi. Uwo ni wowe uzabinywa. Ndayumva. Beterave, ku mana yanjye we, ndababaye kuba gaposho adahari we. Kujya ku musatsi injwiri. Mana we. Imiti ya gaposho. Gapo. Iki kiganiro cy'editing. Iki kiganiro cy'editing. Aka kantu nashaka gakata zakajyane. Harimo beterave, karoti, inyanya, kokombure n'amazi. Urabiburendinga ukabinywa. Ibibazo by'umusatsi bigakemuka. Gaposho, iyi mesaje n'abandi bantu bafite ibibazo by'imisatsi irabareba, ariko wowe uri umwihariko. Ubushobozi bwanjye ni ubwo ngubwo. Yego. Hari ibyo twajyaga twumva ahahise, tujya twumva mu bisanzwe byo gukoresha ibumba, kwisiga ibumba ku isura. Byo rikoreshwa gute? Bavuga ko rimara amavuta cyane cyane mu ruhu. Ibumba amavuta ntabwo ari rwiza? Hari amavuta abari menshi. Hari amavuta abari menshi, ubwo urumva biba byapfuye. Ariko uruhu rufite amavuta ari normal ntacyo ruba rutwaye, kuko nanone uruhu rukanyaraye rudafite amavuta nkeka ko rwaba ari rubi nubwo ntararubona.
ariko uruhu rufite amavuta menshi ruba rugoye nyirarwo ko abakicara ukagira ngo niyoze ababira nyine abajenwe n'ibintu byinshi cyane. Rero ibumba ryo nigeze kubona hari umuntu urikoresha ariko njye sindarikoresha, aritoba mu mazi yaza akisiga. Ikintu nabashije kumenya nuko bigira nyine biragukwega. Irakwegana cyane ibumba ryo nanjye ndabizi. Rirakwegana nuko niyo mpamvu ntabikora. Imikweganire yaryo kwisiga umuneke no kurinywa yego n'umuneke bagahora wisiga sinzi ukuntu ushobora gukoresha igishishwa cy'umuneke. Ubundi umuneke kuwurya ni byiza, urumva bishobora n'ubundi byakora biri n'imbere. Ushobora kuwurya igishishwa kugira ngo ukijugunye, mbere yo kukijugunya wagifata ukacyisiga ukabona kukijugunya. Ukaba ukoze ubwo si igisasu cyiza hasi hejuru umukorekera rimwe hasi hejuru. Ikindi ni ibibabi by'ipapayi. Oya ndahera iby'ipapayi ariko si kiba ari kinini. Yego kira kibabi cy'ipapayi kukivuguta ukakisiga mu maso cyane cyane ku biheri. Ukana afite ibiheri bikuramo ibiheri byo mu maso cyane cyane. Uzi ko ntabyo narinze. Ibibabi by'ipapayi bashaka babikoresha kera. Bakira abangavu nako tukiri ingimbi. Ariko ibishishi twagiraga abantu bagiraga bakira abangavu n'ingimbi byagiye. Ariko ntago habira biboro ntago buri muntu wese abigira. Ubundi biterwa n'iki kubera iki ko imyaka ni imwe biziraho sibyo? Kubera iki bitaza ku bantu bose kandi iyo myaka bayicamo? Ni imisembo ntago baba bayinganya. Bura ni imisemburo bitera. None se abana bavuka iki gihe iyo misemburo ntayo baba bafite? Baba bayifite. None se ubwo baba bayifite mu rugero. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Romeo cyaye na mugure bakizanye. Noyo nguyo noyo. Oko zimwe se? Ari shimwe n'undi simbimenye. Nukuvuga ngo byabaga ari imisemburo itandukanye ituma abantu bagira ibishishi abandi ntibabigira. Niko mbitekereza. None wase tukazashaka umuganga akadusobanurira kuri icyo kintu ku mihindagurikire y'umubiri imihindagurikire y'umubiri y'umwangavu n'ingimbi ariko ibidahuye n'iyundi muntu ku ruhande. Kuko wamugani batubwiye ko muri signs zimwe na zimwe ku basore hazamo kuniga ijwi, kumera ubwanwa, hari abafite 40 batarabugira. Ntaguciye mu ijambo, hari umugabo umwe nzi yirirwa niga ijwi kandi arashaje. Urana nawe ni imisemburo. Nigatangiye kuriniga. Mana yanjye ye baba we, ubonye ukuntu ajya kuvuga akavunika arimo araniga ijwi kugira ngo ataruke n'abagore n'ukuntu ashaje. Oya ntabwo asa n'abakobwa kuvuga ariko ni cy'abakobwa. Oya kuvuga afite ijwi risanzwe ry'abahungu. Ariko niba ari bw'imisemburo yiwe iri gukora ntago mbizi. Aniga ijwi ukajya gushiduka kubona iminwa aho kuvuga ireba imbere iri kuvuga ireba ku ruhande heza. Yewe ntabwo wamenya icyerekezo ayijyanamo kugira ngo abashe kuniga ijwi. Ibyo byo ni ibiki? Ariko mugani nuko badusobanurira. Reba nko ku mukobwa batubwiye ko habamo icyo bita kwaguka mu matako. Njye narabyize by the way. Ukazana amatayi, amahips akaza, urumva? Ese ko ataje ubwo nitwaguka. Ngira icyo yibo ndabaza. Hari umukobwa muri ukagira ngo imyaka 12. Ubona atagutse. Dutaye ntago yigeze gukoma. Kandi afite imyaka yagutse. Nyagateki imyaka iragutse reko kwaguka byaranga. Bigenda bite baganga? Cyangwa se hari ibintu tuba tutarariye kugira ngo tubashe kwaguka. Kuko reka nkubwire hariho abamama bacura hashize igihe kinini ku myaka 50 akayirenza 55 yarageze. Hari abamama bagera mu myaka 55 bakijya mu mihango, hari n'ugera kuri 49
yarayibagiwe iyo mihango. ubundi ahanini bafata hagati biologically ni hagati y'imyaka 45 yego na 50 ubundi niyo hari ugeza 55 akijya muri iyo mihango, kandi bavuga ko ubu ukijya muri iyo mihango aba afite n'amahirwe yo kubyara. cyane. Hari imiryango itinda kugira gucura. Buriya byo ni byiza ni bibi? Mba numva ari byiza kuko nkunda kubyara. Nkunda ikindi shana ukuri kw'Imana, hari umuganga umwe tuziranye, nzamubaza nimba bitamubangamira, niba yanatwemerera azaduha ikiganiro tuganize ku bijyanye na reproduction, kuko ni n'umuganga w'abagore. N'umujene ubu niwe tuzahuza ibitekerezo. Buriya nanjye nakabaye we numvaga nari kuzaba reka da. None se iyo ubundi wa mugani itaza gukora nk'ibi ukora, wabona uzaba umujene wanyawe se? atari nk'abandi bajya bafunga, ariko ari urubanza rari kugera imbere, hari umuganga ukubwira ati ryama tugusuzume, ukaryama kagusuzuma koko ufite ibibazo wenda byo kuribwa mu nda, ariko ukumva ari mu gatuza inari gukanda. Abangaba bagiye bakora ibintu mu buryo bwa kinyamwuga. Yego ni bimwe mu bintu bifasha umuntu kugira uruhu rwiza, atwongeremo n'imisatsi ndetse n'inzara. Inzara nini zifasha iki ab'igitsina gore kugeza n'ubwo batesha inzara z'ibijerekani? ngo iki? Inzara nini zifasha iki abagore kugeza ubwo bateshaho n'ibijerekani ngo zibe ndende? Ibijerekani wabonye wabonye inzara bashyirishaho zitwara amazi wacyana? Ni ikijerekani bakata. Uzisereka nkubwire ubwiza buravuna. Hari igihe uba usanga umuntu, nimwumva tuvuga gaposho ntimukajye ngo yaragowe, ni uko gaposho ibintu tuba tuvuga aba ari ukuri. Ugasanga umukobwa afite ahantu akora muri ofisi, aririrwa yandika cyangwa afite umuntu aba akorera icyayi, inzara ubwo yazikingiranye mu rugi cyangwa wenda yakubiseho intuza cyubaka rurangirika. Ugasanga rero bibaye ngombwa ko ateraho inzara. Hari ubwo wa mugani noneho ziba zabaye ndende ukabona zihinnye ku buryo nta n'ikintu abasha gukora. Birahari ababikora wenda akenshi uba usanga n'akazi akora ariko kamwemerera gukora ibyo ngibyo. Ariko hari igihe uba usanga afite nk'izi zireshya nk'izi mfite ari tugufiya, kandi ugasanga biratuma buriya izi nzara z'interano iyo ziriho verini ntabwo igipfa kuvaho, ntabwo yavaho pe. Nibyo kubera ko nibyo. Iyo wasigaho za verini za kera za senkisa za fake ntabwo zijya zivaho. Na kashe batera kunje kandi ntabwo igipfa kuvaho. Uri umusazi. Noneho iyo ufashe ya verini ya 500 ukayisiga ku nzara, mu minota mike irashishuka. Ugasanga umuntu afite itangirira aha, indi irahera hano, indi iri munsi, bimeze nabi. Gusa biriya byose abakobwa babikora kubera ko baba bashaka gusa neza, kandi koko iyi inzara z'umukobwa zikoresheje ubona asa neza. Ubundi umusatsi n'inzara iyo bikoresheje, umuntu nubwo mwakubitana ari mu idira rimeze nabi, ibyo bintu bisa neza ubona nawe asa neza. Icyo kintu turacyemeranyaho kuri pourcentage itari ntoya. Ikindi ari usanga umukobwa yambaye agakanzu wenda yaguze, twebwe imyenda yacu ntabwo ihenda, hari n'iyo bakagura 5,000 amashati 5,000 amakanzu 5,000 7 hasi no hejuru ukaba wambaye 5, ako gakanzu ubwo ni hasi no hejuru ka 5, ugasanga yambaye ngayibaza. Sibyo nakubwiye ngo kwambara hasi no hejuru birahenze. Nukuri uhitamo hamwe, ujye uhitamo hamwe. Ngiye byaranze, ngiye nahisemo hamwe. Urumva utuguru twanyu dushyize n'ikabutura waca mu kigo cy'abanyeshuri bakiruka bazi ko ari nka perefuzanye inkoni baje kubakubita. Urumva nk'ubu ngubu ugasanga yambaye ikanzu y'5,000, urukweto umukobwa yambaye urugero wenda ruguze 100,000, isakoshi wenda katubare ko ari 50, ni gatoya. Akasenga ni gatoya, umukobwa basa neza aba ari gatoya, ajyana nzaruhahira. Ariko hari n'ibintu by'ibihiga bigura amafaranga nka 25 binini pe. Ubundi ushaka no kubona n'ibyaye by'umwana bayita forandarara.
hita ndarara. Oya fora ndarare ntabwo abaza ahantu ari burare ahora gifite ati aho bucya ngeze nawe rero hari igihe usanga umukobwa yambaye gutyo pe cyangwa ugasanga hasi no hejuru wenda kuva ku kanzu kugeza hasi yambaye wenda tubare n'ibihumbi 200 ariko aha arasa nabi ku nzara arasa nabi ukajya ubona biri macuri ukabona ntago nyine ya myenda ihenze nta nubwo igaragara yego. None se izo nzara batera zikavana zikagera nk'ikirongi uriya nk'uyu muntu agiye gukora isuku mu myanya myibarukiro birakunda rero sindateraho inzara zireshya gutyo ngo mbe nakubwira urugero nitanzeho ariko nanjye mba mfite amatsiko ariko nanone nkanatekereza ko buri buryo bwo gukora isuku aho waruvuze ni bwinshi. Hari ububangutse nk'uko wahanagura ikirahure hano ariko utagiyemo imbere ngo nawo hahanagure. Umunsi ushobora guhanagura hano nubwo mo imbere haba hari umwanda kandi uba ukeneye ko wakuraho. Hari igihe ushobora gusanga bahanagura ikirahure imbere gusa ariko guhora bicaye gutya ko yibeshye akagera gutya agira ngo induma baraviduye. Oya reka dusubize ikiganiro mbabarira. Oya hari igihe uba usanga no mu miterere y'uwo muntu muri kamere yiwe ahanagura ikirahure hano gusa. Kimwe nk'uko usanga hari umuntu uba uzi ko nyine ikirahure bagihanagura hamwe imbere si ngombwa ahagaragara disi inyuma cyane. Siko kari byo ngo reka ngushime muri Imana bane nawe. Amina kandi nawe Imana iguha umugisha. Amen. Mugire ibihe byiza.